Mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza nanone. Ubu rero tugiye kuganira ku bijyanye cyangwa se ngiye kubabwira uburyo ese ubundi gutira biramoka angahe. Buri mu bigaragazwa n'abahanga ndetse n'abashakashatsi bagiye batandukanye bavuga ko gutira ari amoko abiri. Uburyo bubiri umuntu ashobora gutiramo ururimi. Hari uburyo bwo gutira ku bwende. Uburyo bwo gutira ku bwende bishatse kuvuga iki? Ni uburyo dutira ururimi ariko nyamara ururimi dutiye rukaba muri urwo rurimi rwacu dufite rukaba harimo inyito y'urwo rurimi. Ukaba wavuga nk'ikintu kandi niba ari ijambo natanga urugero ukaba wavuga nk'ijambo ushaka kwigira nk'umusirimu ukaba wavuga ati wenda mpereza peni, ukavuga mpereza peni nandike, kandi urabizi ko tubyita ngo ni ikaramu. Wowe rero ukabivuga mu rundi rurimi kandi nyamara muri urwo rurimi rw'uri kuvugwamo iryo jambo turifite. Hari uburyo rero bwo gutira bwa kabiri, akaba ari uburyo bwo gutira kubwo kubura inyito cyangwa se gutira kubw'inyito. Ni uburyo dutira ijambo ariko nyamara mu rurimi rwacu twarariburiye inyito turishyiramo, nk'uko umwarimu, ishati, ipasi ndetse na karuvate n'andi yajyanye no gutira ururimi, mbega uko cyangwa se amategeko agenga ururimi dutira. Rero ndabakunda cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza kandi Nyagasani Yezu abahezagire, mukomere cyane.